uyu nguyu ntabwo aba akenewe gusengerwa, aba akenewe ubufasha. Hari umuntu uzi ugashaka icyo ubusuyu twasenga ngo iki? Twasenga ngo Imana ikize umwana kandi n'umwana ari mu mirire mibi, cyangwa twasenga tukamuha amafaranga akagenda akarya. Haleluya. Mubarira aya mafaranga tumenye tumuhaye agenda agura amata. Icara aho ngaho yabare tuyagushikirize ugenda ugura amata. Isengesho naryo rirabona aho rifata, ariko n'umwana yariye. Umudamu yabonye amata. Gira umuntu muri Kongo Imana izakurinda inzara mu rugo rwawe. Haleluya. Amen. Magaze hano imbere y'iteraniro nshima Imana. Nageze ahangaha muri iri teraniro nzanye umudamu wanjye arwaye, kurya byaramunaniye. Abarozi baragiye kumurogesha muri Tanzania, baramutangiye 200,000. Muzanye hano pastor aramusengera, none yarakize, bararya nta kibazo. Yarakize nta kibazo. Nazanye umwana hano arwaye, yararembye baramuzi, ariko ntiyajyaga yinjira mu rusengero. Ariko nshima Imana ko asigaye anyibutse igihe cyo gusenga, tukazana mu rusengero. Imana yaramukije, umukozi w'Imana yaramusengeye, hari icyo Imana yakoze, mu mere Imana icyubahiro. Haleluya. Nanjye ndashima Imana, naje hanga ku nshuro ya mbere nzanye umwana wanjye arwaye, hari ibyamunigaga ndaza baramusengera. Tugeze mu rugo mbona yakize, ariko nakomeje kujya nshidikanya, nkajya komeza kuza gusenga, muribuka ko nashima Imana hano, ariko sinabisona neza n'umwana wanjye yarakize. Umwana wanjye byamunigaga byarakize kuva namuzana hano. Nakomeje kujya ngenda nshidikanya, wese ubu mwana yarakize, ntiwasanga bizongera bikamufata. Ariko nizisa umwana wanjye ajya kwiga, nta kibazo afite, ajya ambwira ati mama uzansubiza ndi gusenga. Nuko tujya turuka ahantu kure, irurindo rikura amatike ya buri munsi, biba bigoye, ariko umwana wanjye yarakize. Imana ishimwe. Katwongerere Yesu amashi wabikoze mu izina rya Yesu. Uyu ni umunyagimana iduhaye. Ikimana ikeneye n'abantu bakizwa kurusha ibindi bitangaza by'ubugwayi. Gukira indwara ntabwo ari igitangaza mu maso y'Imana. Gitangaza no kubona umunyabyaha umwe yihana mu maso y'Imana. Niba ari uguhanura turahanura, niba ari ugusengera indwara zirakira. Ariko uyu mwanya ikintu cyaduteranyirije hano uyu munsi si ibindi, ni ukugira ngo turebe umunyago twatwara mu maso ya Yesu. Kandi Imana izaduhembera abantu twabwirije ubutumwa bagakizwa. Mwene data, ubu ufashe icyemezo uyu mwanya, nibwo ugiye guhura n'ibikugusha byinshi, nibwo ugiye guhura n'urugamba kugira ngo Satani akunyege, akubwira ngo ubundi waruhiraga iki. Ariko uyu mwanya ufashe ububyaze umusaruro. Tugiye kubasengera Imana, abakozi b'Imana murabasengera, nisabira umugisha w'Imana kugira ngo Imana ibambike imbaraga. Niba ari ikintu kigorana ukunesha icyaha, kugira ngo Imana ibambike imbaraga zo gusohoka mu cyaha. Kuko nta bihembo byiza bya Satani, ni urupfu no kwiba no kurimbura. Murimo muranyumva? Uyu mwanzuro mufashe, Imana igiye kubashigikira. Ariko nimwe ba mbere bagufata icyemezo ukavuga ngo Satani wari waranzirikiye kuri iki cyaha, uyu munsi nambaye amaraso ya Yesu Kristo sinzongera. Iyo wuzuye umwuka wera, akubuza gusambana, akubuza kujya mu bapfumu, akubuza kwikinisha. Mwuka wera ni umwambaro wambara ukagutambutsa buri cyaha cyose kiguteze. Kadusabe musumba abasengera Imana. Uwiteka Mana Data, ukuboko kwawe ni kurekure gusumba ukwanje inshuro bitabarika. Reka gukore kuri buri wese, ukuboko gukiza kamere, ukuboko kurema ibizima, ukuboko guhindura amateka. Ukuboko kwawe Data ni kubakore ku mitwe yabo, ni kubakore ku mitima yabo, kugira ngo uhindure ibyanze guhinduka mu bugingo bwabo. Akenshi basubira inyuma kuko umwuka wawe wera atarabakoraho, ariko reka umwuka wawe agendagende mu buzima bwabo, abangisha icyaha n'igisa n'icyaha cyose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.
muri wowe harimo imbaraga zituma umwana w'umuntu ahinduka. Muri wowe harimo imbaraga zituma umwana w'umuntu akwizera, akamaramaza, akamenya ko ari wowe buzima bwe. Mu izina rya Yesu, reka imbaraga z'umwuka wawe zibangisha icyaha burundu. Reka imbaraga z'umwuka wera zibaheza guca bugufi iteka imbere yawe Nyagasani Imana. Reka imbaraga z'umwuka wera zibeze aho gukiranirwa kose. Ndagushimira ko ukuri Imana ijya yumva. Ndagushimira ko ukuri Imana igikora ibitangaza. Ndagushimira ko ukuri Imana igihindura ibyanze guhinduka. Ndagushimira ko ukuri Imana izikiza. Ujya weyura, ujya weza, amaraso yawe atwezaho gukiranirwa kose. Mu izina rya Yesu, ayo maraso yonyine niyo adukuraho ibyaha. Iyo twizeye ijambo ryawe tuvanwaho ibyaha n'amaraso yawe yamenetse Yesu. Iyo tukwizera, ndagushimira kuko uri Imana yumva gusenga kw'abera bawe. Duciye bugufi nk'abagaragu bawe, tukweretse uyu mukumbi wawe. Ubamenye, bige, bumve, basobanukirwa n'urukundo wabakunze. Boye kongera gusubira inyuma ukundi, ahubwo bakomeze muri wowe iteka ryose. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugiye gusenga Imana. Ugiye gusenga Imana, uyibwire ngo Mana ntandukanya na karande z'imbura. Igihe cyose ukivuga ngo abantu bazansengera bikemo, uribesha. Ugomba kwitoza gusenga igihe dayimoni yagutereye iwawe, ukayivutura, ukayibwira ngo hari amaraso ya Yesu namenye. Tuze kuza ngo ba profete ngo barahanura bampanurire. Oya, ukeneye kuza ukiga gusenga, ukavuga ngo aho umuhanuzi adahari, aho pasiteri atari, aho bishop atari, reka mpamagara Imana nanjye nyitabe. Bwira umuntu muri ko ngo tugiye kwiga gusenga. Amasengesho ni urufunguzo rufungura imiryango yose. Iyi nzira zose zananiranye, haba hakenewe gusenga. Nijoro Imana yanyeretse ibintu bikomeye. Bera b'Imana, nimusenge kandi musengere umurimo wawe. Ahantu hose ujya unyura, ujya uvuga ngo Uwiteka ongera urengere umurimo wawe. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane. Abajyaga baririto Satani yamaze kubagusha. Hembura umurimo wawe. Tugiye kwinjira mu mwanya gusenga. Kuko isi dukurura cyane, abajyaga baririto Ori ya mama Satani yamaze kubagusha. Hembura abakobwa wawe Mana we, kuko iyi si bakurura cyane, abajyaga baririto Mana. Satani yamaze hembura umurimo wawe Mana, hembura ubwoko bwawe, kuko iyi si dukurura cyane. Reka imbaraga zawe zongere ziganza. Reka umwuka wawe wera yongere agaragare mu itorero ry'igihugu. Mana, dusengeye amatorero yose yo mu Rwanda. Hembura abashumba bawe Mana we, kuko iyi si bakurora cyane, abajyaga baririto Satani yamaze hembura Mana, hembura umurimo wawe, kuko iyi si irimo irabakurura. Abantu benshi basubiye mu byangwa n'amaso yawe. Baririto
reka duhaguruke twinjire muri bato y'amasengesho. Buri muntu wese agiye gusenga asengera ubuzima bwe. Mbere yuko usaba Imana ikindi ubanze uyisaba ubugingo. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Ari abantu wagira ngo ntibibakozeho, ariko mwene data, Imana ni wowe ukeneye muri uyu mugoroba. Ukeneye gusengera ubuzima bwawe, Imana ikabuproteja. Ibyisi wirukamo ni nk'umunyu bashyira mu mazi ukayonga. Ikiruta ibindi byose ni ukubanza gufata Yesu ukamushyira mu mutima wawe. Abantu benshi twirukanka ku butunzi tukabuharanira, tuvuga ngo ejo tubeho neza, ariko iyi si imaze kukumira. Amafaranga wari ufite n'imitungo ntiyibukwa. Ukeneye gutunga Yesu uyu mwanya. Hari imbaraga zikuzitiye zituma utinjira mu masezerano. Ubuzima ubayemo ni bubi, nubwo gupfundikanya ushakisha wabuze icyerekezo. Uyu mugoroba ukeneye kubwira Yesu ngo ndagukeneye. Lema ya badafolenala. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Buri wese arasenga n'ijwi rirerire, ahamagara imbaraga z'Imana. Abwira Imana ngo Mana ngera unyibuke. Ubwira Imana yibuka akazi kawe. Ubwira Imana yibuka abana bawe. Ubwira Imana yibuke business yawe. Ubwira Imana ngo Mana hari ubuzima mpanze. Ubwira Imana ngo uyu mugoroba ni wowe nkeneye. Ubwira Imana ngo hindura ubuzima bwanjye. Muri aya masengesho tugiye gusenga, ubwira Imana icyakuzanye, kubera ko Satani yahagurukije kurwanya ubuzima bwawe. Wasenga ugendagenda, wasenga uryamye, wasenga wicaye, wasenga upfukamye, isengesho ryawe urizamure rigere ku Mana. Yavutse igihe cye kitageze, avukana ibiro 2, bamujyana mu byuma, mukuramo afite ikiro 1,700. Yavutse ari umwana ufatika, akagera igihe akuma, akaremba, akaba amagufwa gusa. Nkamujyana mu Binyarwanda, bakambwira ngo yavukanye indwara bitwa uruhima, bakayivura bakayibura. Na n'izi saha afite umwaka n'amezi 9, nagenda nakambakamba, nukwirwa neruye gutya gusa. Atunzwe n'amata n'ibintu bifite isosi gusa. Ubu ngubu twavuye mu Mutara Kayonza. Mubarira aya mafaranga tumenye tumuhaye agenda agura amata. Icara aho ngaho yabare tuyagushikirize, ugenda ugura amata. Isengesho naryo rirabona aho rifata.